saba saa munani gutyo. Hanyuma imvura ni iki yangije? Yangije yayishe inka n'ingurube n'inzugi zo ku nzu zose zirabaragurika. Hanyuma se ubuyobozi hari ubufasha bwaguhaye, ese ubu ngubu uri kubaho gute niba inzugi zavuyemo? Reka ubuyobozi nta kintu bwari bwamfasha usibye shefu umudugudu wahageze gusa yenda na veterineri, ariko nta bufasha ndabona kugeza na n'izi saha. Hanyuma ubu muri kuba hehe? Aho niho mwaraye se mwacumbikiwe? Oya, niho twaraye, n'ubu ntabwo twigeze ducumbikirwa. Ubuvugizi urabona nk'ubu nahingaga ari uko mbona agafumbire, none urabona nta tungo mfite mu rugo. Nyine ubwo nk'ubuvugizi n'ubuyobozi bwagira icyo bumfasha ngo nkabona agafumbire. Wari uri mu cyiciro cya kanga? Iyo nka yari iya leta? Oya, ntabwo ari iya leta, nari ndi mu cyiciro cya 3. Umurenge wa Cyumba, akagali kitwa Muhambo, umudugudu yitwa Cyiriba, yitwa Habineza Lambert, afite imyaka 31 y'amavuko. Ahagana mu masaa 7 muri ya mvura yaguye, twahaguye imvura nyinshi ejo hashize kuwa Gatanu. Rero yaraguye haziramo n'inkuba ikubita inka ye irayica ndetse n'ingurube bwayo nguko. Hanyuma se wenda ko avuga ko n'inzu yaba yangiritse, hari ubufasha nk'umurenge muri kumuha, bimeze bite? Ngo ikiriho urumva ikibazo cyabaye ejo, ntabwo twahita tuvuga ngo hari ahantu tubitse iki tugize. Icyo dukora twagezeyo, mu by'ukuri birumvikana yaje ari umuriro irakubitiragira n'inzu yangiritsemo, ariko wenda ntabwo ari grave. Icyo dufatikanya uburyo mu minsi yihuse vuba ni uko dukorana n'ubuyobozi butandukanye bw'umudugudu n'iki, tukareba ko twamuha umuganda nawe ibindi ashoboye kubyikorera akabikora, ariko tukamufasha nk'umuturage wacu nyine wahuye n'iki kibazo. Hanyuma uretse uwo muturage no muri ako kagari, muri rusange ku munsi w'ejo imvura yaguye mu murenge wanyu wa Cyumba, ibihe bintu yangije? Ese byari bimeze bite? Nta bindi bidasanzwe yangije, ni juste nta kundi igwa wenda mu murima imyaka igasa nkaho wenda ihungabanamo gake, ariko ntabwo navuga ko yangiritse n'iki. Gusa wenda icyo navuga ahubwo kuri icyo, sinzi niba hari icyo nabwiye ko ndi kujya mu nama nk'ubutumwa twahereze nk'abo baturage, ni na byiza kugira ngo n'abantu babyumve. Hari gahunda ya leta yo gushyira amatungo mu bwishingizi ndetse n'ibihingwa. Amatungo ni ukuvuga ngo iyo habaye ikiza nk'icyo cyangwa se ibibazo nk'ibyo cyane cyane, bikagaragara ko itungo ryawe ryagize ibibazo, ripfuye cyangwa se wenda rikomeretse habaye impamvu runaka bitaguturutseho wowe mworozi, leta iragufasha. Ni ukuvuga ngo ni gahunda ya leta y'ubwishingizi ku matungo cyane cyane inkoko, ingurube ndetse n'inka. Iyo habaye ikiza nk'icyo rero bigaragara ko umworozi atabigizemo uruhare, hari leta iguha 40%, nawe ugashaka 60%. Urumva rero ikibazo ni uko nk'uwo muturage umubwiye wagize ibibazo n'ingurube zapfuye kubera inkuba, ntabwo yari ari mu bwishingizi. Urumva ko ikiguzi byose ubwo niwe mu by'ukuri ugiye kwirya kwimara, niko navuga. Kandi wenda iyo yakaba yari mu bwishingizi yari kuba yari gusangira na leta, nayo ikagira ikimwunganiraho, wenda nawe akagira urundi ruhare. Turashishikariza rero abaturage cyane cyane noneho muri ibi bihe by'imvura tugiyemo, hari inkuba ndetse n'imyaka muri rusange, hari ibirayi byinjiye muri iyo gahunda, hari ibigori mu by'ukuri, ndetse n'umuceri. Wenda navuga ko iwacu nta muceri duhingamo, ariko nk'abo ngabo ari aborozi ndetse n'abahinzi muri rusange bakitabira cyane, bagashishikarira gahunda yo kujya mu bwishingizi. Ndumva ariyo message cyangwa se ubwo butumwa nabaha.